Ese koko birashoboka ko umuntu yamenya nimba azaba umukire cyangwa nimba azakomeza kwiberaho mu buzima bw'ubukene? Iyi ni imwe mu ngingo abantu benshi bakunda kwibazaho, ariko rimwe na rimwe ntibayihe umwanya. None se ubundi ni iki kigaragaza kuri mu nzira nziza yo gukira? Cyangwa se ni ibihe bimenyetso bigaragaza ko mu gihe ntacyo ufite uhinduye ku buzima bwawe uzakomeza kwiberaho mu buzima bw'ubukene? Uyu munsi nyemerera mbikubwire mu buryo bworoshye kandi busobanutse neza, kandi nubitega amatwi neza ukabyumva biragutera kwicara witekerezeho nawe ubwawe. Nimba wageze kuri Lofetime/P, menya ko nta mwanya wo gupfa ubusa ufite, ahubwo icara wige unasobanukirwe neza ibyo wibaza mu buzima bwawe umunsi ku wundi. Nuramuka utarangije ino video, menya ko hari bimwe mu bimenyetso utari buze kuba wakumva, kandi ibyo bimenyetso ushobora no gusanga bikuriho wenda hari uburyo ki wari kuba wabikosora, maze nawe ukaba wakishyira ku murongo ukabasha kuba wazagira iterambere, nimba udashaka kuba waguma muri ubwo bukene urimo. Nimba watangiye ino video rero, ndagusaba kuba wayirangiza kugira ubashe kuba wakunguka bumwe mu bumenyi nawe ubwawe utaruzi, unasobanukirwe neza na bimwe biba mu buzima bwawe utaruzi bigutuma byakubuza no kuba wagera ku iterambere ryawe, kandi hari ubundi buryo bushyashya wagakwiye kuba wakoresha maze ukabikosora ukabihindura. Kumva ino video ukayirangiza birakongera amahirwe yo kuba wafata umwanya ugahindura ejo hazaza hawe hakaba heza kurushaho. Ndashaka ko ino video itaba indi nkuru y'undi muntu gusa, ahubwo ko uri kuyireba yakubera nk'indorerwamo wirebamo nawe ubwawe. Nimba ari ubwa mbere warugeze kuri Lofetime/P, wibuke kuba wakanda subscribe kuko wageze ahantu hanyaho hahariwe abanyabwenge ndetse n'abantu bose bifuza kuba bagera ku iterambere ndetse no guhindura ubuzima bwabo bukaba bushya. Hano uri niho hanyaho kandi niho wagakwiye kuba uri muri aka kanya. Niyo mpamvu ngushishikariza kuba wakanda subscribe nimba ari ubwa mbere warugeze kuri Lofetime/P, mu nzu ngari y'ibisubizo by'ibibazo twibaza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Muri kino kiganiro tugiye kuba twareba ku bintu bigera kuri bitatu. Icya mbere ni ibimenyetso simusiga bikugaragariza nimba koko uzaba umukire. Icya kabiri ni ibimenyetso simusiga bikugaragariza nimba koko uzakomeza kwiberaho mu buzima bw'ubukene. None icya gatatu ni nacyo turi buze kuba twanasorezaho, turaganira ku buryo ki wabihindura nimba wisanzeho bya bimenyetso bigaragaza ko uzaba umukene. Turaza kuba twarebera hamwe uburyo ki ushobora kuba wabihindura maze ahazaza hawe hakazaba heza kurushaho. Murabizi ndabakunda cyane kandi mbahoza ku mutima. Namwe rero nimukomeze mu nkunde, nanjye nzakomeza mbakunde. Mwibuke kuba mwasharinga video zanjye kandi mwibuke kuba mwasiga comment kugira dukomeze kwigira hamwe. Munyemerere dutangirane n'igice cya mbere, igice kigaragaza ibimenyetso simusiga bikugaragariza ko uzaba umukire. Ikimenyetso cya mbere ni uburyo wowe ubwawe ku giti cyawe utekereza ku mafaranga. Abakire ntibabona amafaranga nk'igikoresho cyo gukoresha gusa, ahubwo bayabonamo nk'igikoresho cyo kubaka ejo hazaza. Abakire iyo babonye amafaranga make ntibayashora mu byishimo cyangwa mu kuyangiza, ahubwo baratekereza bati aya mafaranga nayakoresha iki kugira ngo ejo azazana andi menshi kurushaho. Reka mbaho urugero rutoya. Reka dufate abantu babiri, buri muntu wese tugende tumuhereza ibihumbi 10. Noneho umwe muri ba bantu babiri afate bya bihumbi 10 abijyane mu kabari ajye kubinywera inzoga. Undi nawe afite bya bihumbi 10 agende abiguremo inkoko, ya nkoko nimara gukura agenda yigurishe wenda yunguka y'ibihumbi 2. Ese muri abo bantu ko ari babiri ni uwuhe uri mu nzira y'iterambere? Ese ni uwuhe ugaragaraho ibimenyetso by'uko ashobora kuzaba umukire, cyangwa se ni uwuhe ugaragaraho ibimenyetso by'uko azaguma mu bukene? Icyo ngicyo uhise utekereza nicyo gitandukanye uzaba umukire ndetse n'uzaguma mu bukene. Ni nacyo kigusobanurira uburyo utekereza ku mafaranga. Ikimenyetso cya kabiri kikwereka ko ushobora kuzaba umukire. Icyo kimenyetso nta kindi ni discipline mu kubika cyangwa se saving ndetse n'uburyo cyushoramo imari. Ubundi umukire wakize neza nukira mbere na mbere mu mutwe. Ntabwo mvuze gukira ibisazi, ahubwo mvuze kugira ibitekerezo bizima. Nimba mu buzima bwawe bwa buri munsi urangwa no kwisavingira ndetse no gushora imari ahakwiriye, menya ko biri kuguhesha amahirwe yo kuzavamo umuntu wifuza kuzaba we. Hari abavuga ngo mfite duke sinshobora kwizigama, ariko nyamara ku munsi ukoresha amafaranga menshi kandi mu bintu bidakenewe. Tekereza ku muntu uzigama amafaranga 500 ku munsi, ku kwezi aba afite amafaranga ibihumbi 15, naho ku mwaka aba afite amafaranga agera mu bihumbi 180. Wenda ibyo ngibyo si umubare munini, ariko ni itangiriro. Ubu ngubu abo twita abakire kuri ubu ngubu bateye intambwe ntoya kandi bahereye ku tuntu dutoya. Nawe rero nimba ukora ibyo ngibyo, menya yo kuri mu nzira nziza ikuganisha ku iterambere. Menya ko nawe ufite ibimenyetso bigaragaza yuko ushobora kuzavaho umuntu ukomeye. Ikimenyetso cya gatatu kikwereka ko ushobora kuzavamo umukire. Icyo kimenyetso nta kindi ni ukwigira ku makosa wakoze. Buri wese akora amakosa, ariko bamwe mu bazavamo abakire bigira muri ayo makosa bakoze, niho bakuramo isomo ribigisha mu buzima.
iyo bakoze business ntigende neza ntabwo bavuga ngo nta mahirwe mfite, ahubwo baravuga ngo niki kitagenze neza, nayahe makosa nakoze ngo nyakosore mbashe kuba na successinga muri business yanjye. Reka mbaho urugero rutoya kuri Thomas Edison. Uyu Thomas Edison yagerageje inshuro 1000 ari gushaka gukora ampure, maze abantu bakazajya bamubwira ati watsinzwe inshuro 1000 iri gushaka kuba wagerageza kuba wakora iyi ampure. Thomas Edison yarabasubije ati oya, nasanze uburyo 1000 budakora, gusa none mfite uburyo bumwe bukora. Imyumvire bene nk'iyo ngiyo nk'iya Thomas Edison ni ikurura ubutunzi, maze ukigira kuri ya makosa wakoze yose ukazayavanamo isomo rimwe gusa rizakugeza ku ntsinzi yawe. Ikimenyetso cya kane kikugaragariza nimba koko ushobora kuzaba umukire. Icyo kimenyetso nta kindi ni ukugira inyota y'ubumenyi. Uzavamo umukire ntabwo ahagarara ku byo yamenye gusa, ahubwo ahora yiga ibindi bishyashya biri kugenda biza. Umuntu uhorana inyota y'ubumenyi akora cyane mu gusoma ibitabo ndetse no kumva ibiganiro nk'ibi kuri LoveTime/P, ndetse agahora yiga na skills nshyashya umunsi ku wundi uko bwije n'uko bukeye, kuko buri munsi hagenda hi-updatinga technology igiye itandukanye n'iyari iriho undi munsi. Rero bino byose bigufungurira umuryango. Niyo mpamvu nkubwira ko uri umunyamahirwe ko wageze kuri LoveTime/P, mu nzu ngari y'ibisubizo by'ibibazo twibaza umunsi ku wundi. Rero ntihagakwiye kuba wageze ahangaho ureba ino video utarakanda subscribe. Ushobora kuba utaragize amahirwe yo kwiga muri kaminuza nini, ariko ubu turi mu isi aho ushobora kwiga ibintu byinshi kandi bigiye bitandukanye nko kuri YouTube cyangwa se andi ma platform akorera online. Nimba ufite inyota yo gushaka kumenya ibintu bishya bigenda bihindagurika buri munsi, menya ko ufite kimwe mu kimenyetso kikugaragariza yuko ushobora kuzavamo umukire. Ikimenyetso cya gatandatu kikugaragariza yuko ushobora kuzavamo umukire. Icyo kimenyetso nta kindi ni ukwihangana no gutegereza mu gihe kirekire. Abantu benshi barashaka gukira vuba, barashaka business itanga inyungu mu gihe gitoya kandi inyungu ikaba nyinshi. Rero iyo utabonye inyungu muri ako kanya uhita ubivamo. Ariko abakire nyakuri bagira ukwihangana no gutegereza, kabone n'ubwo bwose byabatwara imyaka 5 kuzamura kugeza ku myaka 10. Reka mbaye nk'urugero rutoya. Reka dufate nk'umuntu ushora amafaranga ye mu biti bya avoka. Kugira ngo cya giti cya avoka kizere neza bizamufata imyaka guhera kuri 3 kuzamura, kugira ngo azabashe kuba yabona umusaruro uturutse muri cya giti cya avoka. Ariko iyo cya giti kimaze gukura muri ya myaka yose itambutse, nyuma yo gitangira kuguhereza amafaranga. Sinzi nimba uri kumva ako kantu imyaka yose iciyemo kugira ngo icyo giti gitangire gitanga umusaruro. Uramutse uri umuntu utagira ukwihangana, ibyo ngibyo ntabwo wabishobora. Bivuze ko n'ubundi nawe utabubarirwa muri ba bantu bashobora kuzavamo abakire. Rero umuntu ufite kwihangana agera ku byo yifuza kugeraho byose, naho wa wundi yifuza kuba yazabigeraho vuba azahora mu bukene ukazahatakariza byinshi kandi bitazigera bigaruka. Ikimenyetso cya gatandatu kikugaragariza yuko ushobora kuzavamo umukire. Icyo kimenyetso nta kindi ni ukugirana connection n'abantu bafite icyerekezo, ba bantu bazakungura ibitekerezo byagufasha gutera imbere. Umukire ntabwo abaho wenyine, yegera abandi bafite ibitekerezo akaganira nabo, akumva ndetse akaniga. Nimba inshuti zawe ari ba bantu bahora bavuga ngo ntibishoboka, nta mahirwe ari aho ngaho, ahubwo nawe uzisanga wabaye nkabo. Ariko nimba inshuti zawe ari ba bantu bavuga bati reka tugerageze, reka dushyire hamwe, nawe ugenda wiyubaka gahoro gahoro kuko ufite inshuti nzima. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo mbwira inshuti yawe maze nkubwire uwo uriwe. Inshuti uri kumwe nazo nizo zigaragaza vision yawe. Nimba inshuti zawe ari abantu batagira vision, menya ko nawe nta vision uzagira, kuko muri izo nshuti zawe zose mugendana nta nimwe izigera izana igitekerezo kiri profitable. Kugirana network nziza n'abantu bagiye batandukanye ni ikimenyetso cyiza kikugaragariza yuko nawe ushobora kuzavamo umukire. Ni mu nyemere noneho tubane mu gice cya kabiri turebere hamwe bimwe mu bimenyetso bigaragaza nimba koko uzaba umukene cyangwa se uzakomeza kwibera muri ubwo buzima bw'ubukene. Tudatinze cyane, reka dutangirane n'ikimenyetso cya mbere, ikimenyetso kikugaragariza yuko ushobora kuzaguma mu bukene. Icyo kimenyetso nta kindi ni ugutinya impinduka. Ubukene bwa mbere bukomeye burangwa no gutinya impinduka mu buzima bwawe. Hari abantu babona amahirwe bakavuga bati ngo oya, ibyo ngibyo ntabwo ari ibyacu. Ibaze nimba ushobora kwibuza amahirwe yagukura mu bukene ukabyanga ngo ni ukubera idini usengeramo. Ibyo kwanza ngiye ku ruhande rwanjye nta nubwo mbifata nko gutinya impinduka gusa, ahubwo mbifata nk'ubujiji. Ibaze kwanga amahirwe yaguhindurira ubuzima kandi ayo mahirwe akaba guhagaze imbere. Gusa ibyo mvuze bitandukanye n'ibyeze ubu ngubu, aho abana b'abakobwa usanga bari kwizirika ku bagabo bangana na base bakajya kuryamana nabo kugira bakunde babone ayo mafaranga. Ibyo ngibyo byo ndi kuvuga byo biratandukanye. Ndi kuvuga za opportunity buri muntu wese ashobora kuba yabona, kandi za opportunity
buri muntu wese yakifuza mu buzima kandi zitakangiza n'ubuzima bwe, gusa ugasanga umuntu arazanze ngo ni ukubera idini asengeramo. Come on, njyewe ngibyo nta nubwo mbifata nko gutinya impinduka, ahubwo ndi kubifata nk'ubujiji. Reka dufate nk'urugero rutoya, wenda dufate nk'umuntu wize biomedical, yarangiza kwiga biomedical yagera hanze akaba yabona amasezerano yo kuba yakora muri kampani ikomeye gusa itunganya ibinyobwa bisembuye, ariko nyuma akaza kwanga ya masezerano ngo nuko idini ryewe ritabimwemerera. Ubwo aho ngaho mwebwe murukumva miki, ntugutinya impinduka cyangwa n'ubujiji ahubwo? Aho mureke twigane rwose, mujye muri comment namwe mumbwire uko mubyumva. Ikimenyetso cya kabiri kikwereka yuko ushobora gukomeza kwibera muri ubwo bukene nimba hatagize igihinduka. Icyo kimenyetso nta kindi ni ugukoresha amafaranga yose uhawe cyangwa se amafaranga yose wakoreye, maze ukazajya wari utegereje undi mushahara w'ukwezi, nyamara umuntu yakubaza n'igiceri cy'icumi ukakibura kandi uhembwa mu magana n'amagana. Abakene barangwa no gukoresha amafaranga yabo yose. Iyo babonye amafaranga baba bumva bagomba kuyakoresha muri ako kanya nyine bakiyabonamo. Ntago bashobora kuba batekereza ngo reka nyabike wenda nejo cyangwa ejo bundi nzongera nyakeneye cyangwa se reka nyashore muri kino kintu abashe kuba yakunguka andi, ahubwo bayakoresha yose kandi bakayakoresha muri bya bintu bidafite akamaro. Nta kubika, nta guteganya, mbise amafaranga yabo yose iyo bakiyabona bahita bayakoresha akarangira. Ubukire butangirira mu kuzigama, kabone rero bwose ayo waba wizigama yaba ari makeya. Iyo udashobora kuzigama ibihumbi 5 cyangwa se amafaranga 500, ntago uzashobora kuzigama asaga miliyoni. Ikimenyetso cya gatatu kikwereka yuko ushobora kuzaguma kwiberaho mu bukene nimba udashaka guhinduka. Icyo kimenyetso nta kindi ni uguhora wiyitirira amakosa ku bandi, ugahora uvuga ngo runaka yanze kumfasha kugira mbashe kuba natera imbere. Ese wo ku giti cyawe wikoreye iki kugira ubashe kuba wagera kuri iryo terambere? Wikomeza kublaminga abandi ngo nibo batuma udatera imbere, ahubwo ikibazo kiri muri wowe, kuko nta muntu n'umwe uzigera ukugirira impuhwe mu gihe nawe utigeze uzigirira. Ibi byari ngombwa kubivuga kuko hari abantu benshi babayeho mu bukene bitewe n'ino myumvire baba bifitemo, bavuga ngo leta nta kidukorera, inshuti zacu ziduciye inyuma, abavandimwe nabo reka nuko baradutengushye. Bro, come on, nta muntu ugufitiye impuhwe. Wikomeza kuba wafata amakosa yawe ari gutuma ubaho muri bwo buzima bw'ubukene, nurangiza ukomeze kuba wayashyira ku bandi bantu ngo nuko banze kuba baguhereza ubufasha. Banze ugire icyo wifasha kugira ngo n'abandi bagufashe, kuko baca umugani mu Kinyarwanda ngo Imana ifasha uwifashije. Yego hari byinshi ushobora kutagenzura, ariko hari byinshi ushobora guhindura. Iyo uharana imyumvire yo kwiyitirira amakosa abandi, ntacyo uzigera uhindura mu buzima bwawe, kuko ushaka kuba umukire ahora yibaza uti ese ngewe ubwanjye nakora iki kugira ngewe nihindura ubwanjye. Sinasoza ino ngingo ntavuze kano kantu. Hari bamwe bumva yuko buri kimwe cyose ababyeyi babo bazakigiramo uruhare kugira bagere ku iterambere ryabo. Yego ni byiza umubyeyi mu gihe afite icyo agufasha yakigufasha kugira ngo nawe ugire aho uva naho ugera, ariko se niba ubwo bushobozi bwo kugufasha icyo kintu ari ntabwo, kuki uri gukomeza umublaming umushyiraho amakosa uvuga ko impamvu uri kuba muri ubwo buzima bw'ubukene ari ukubera we ko ntacyo yigeze agufasha? Ese ubundi wowe ubwawe ku giti cyawe wowe wifashije iki? Ikimenyetso cya kane kikwereka yuko ushobora kuzaguma kwiberaho muri ubwo buzima bw'ubukene. Icyo kimenyetso nta kindi ni ukutigira ku makosa wakoze. Uzavamo umukene umubwirwa nuko ahora asubiramo ya makosa yiwe ahora akora inshuro nyinshi, atashobora kuba yakigira ku makosa yakoze, ahubwo ya makosa yakoze akazajya ahora yasubiramo, agafata nk'inguzanyo ya mobile money akajya kuyishyura irindi deni yari asanzwe afite, maze agakomeza kwigumira muri ibyo bintu bitagira icyo bimugezaho ku iterambere rye. Nyuma akazicuza, ariko nyuma y'icyumweru ukajya kubona arongeye arabikoze bya bindi n'ubundi. Iyo utigira ku makosa yawe, ubuzima bwawe buhora mu buso bumwe, ntabwo ubuzima bwawe buhinduka, buhora muri ya sayiko, uhora ukora ikintu wongera ugisubiramo, uhora ukora ikintu wongera ugisubiramo. Uko ubisubiramo inshuro nyinshi tubasha kuba wakigira ku makosa wakoze, niko bikongerera amahirwe yo gukomeza kwiberaho muri bwa buzima bw'ubukene. Mu gihe abakiri ikosa barigira nk'isomo, abakene bo bakomeza gusubiramo ya makosa ahubwo bahora bakora. Rero nimba nawe uri muri ubwo buzima, menye ko uri gutera intambwe ikujyana mu rwobo kandi utazabasha kuba wazivanamo. Gusura umunyamahirwe kuba wumvisha ibi ngibi, ndabizi neza ugomba guhita utangira kubyigiraho maze ugahinduka, kandi ukajya ubikora umunsi ku wundi, kuko muri babandi b'abakire bose nta muntu uzigera uza kubwira ibanga wakoresha kugira ngo nawe wikure muri ubwo bukene. Niyo mpamvu LoveTime/P yaje nk'igisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe umunsi ku wundi. Rero nimba uri umunyabwenge ugakwiye kuba wasoje gukanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubana mu bindi biganiro bigiye bitandukanye, nk'inkuru z'urukundo, ubujyanama mu rukundo, ndetse n'ibindi byagufasha kuba wakubaka ubuzima bwawe bukaba bwiza kurushaho. Ikimenyetso cya gatanu kikwereka yuko ushobora kuzaguma kwiberaho muri ubwo buzima bw'ubukene. Icyo kimenyetso nta kindi ni ukutagira impumbero cyangwa se kutagira icyerekezo cyaho uganisha ubuzima bwawe.
Ubukene burangwa no kutagira icyerekezo mu buzima bwawe, ugasanga ukora akazi gusa kugira ngo ubashe kuba wabona ibyo kurya bya buri munsi. Ntiwigere utekereza uti ese nyuma y'imyaka 3 ngomba kuba ndi ku ruhe rwego, ngomba kuba ndi kuyihe level y'ubuzima, ese ni igiki nifuza kuba nakora muri iyo myaka 3 izaza ku buryo kijya myaka 3 izageraho byibuze icyo kintu nakigezeho, cyangwa se wenda nagigerageje kabone n'ubwo bwose bya failing ariko nabigerageje. Nimba utabayeho mu buzima bw'intego ntacyo uzigera ugeraho. Ubuzima bwawe buzahora muri rwa rugendo bwa bwato bugenda mu nyanja budafite umusare, bwa bwato bujyanwa n'umuyaga aho ugiye hose. Nawe rero nuguma muri ibyo, iyi si niko izakugenza, izakomeza gutwara iko ushaka kuko wowe nta ntego wifiteho mu buzima bwawe, cyane yuko hari na byinshi byagushuka maze ukazisanga n'ubuzima bwawe nabwo bubigendeyemo. Nimba ufite icyerekezo kuri uno munsi, menye ko hari aho ushobora kuzagera, wowe wicika intege gusa. Komeza ufokasinga ku byo wifuza kuba wageraho, kandi wirinde gukomeza kwigereranya n'abandi bafite aho bageze. Wifata ubuzima bwawe bayemo muri aka kanya, maze ubufata utangira ubugereranye n'abandi bakoze kuva kera bafite aho bigesheje, kuko ibyo nabyo bizagufasha kuba wakikura muri ubwo buzima ubayemo bw'ubukene, nimba koko wifuza kuba wazabuvamo. Ikimenyetso cya 6 kikwemeza yuko uzakomeza kwibera muri ubwo buzima bw'ubukene. Icyo kimenyetso nta kindi ni ukuba mu gaco k'abantu bataguteza imbere, ugasanga ba bantu muhorana ni ba bantu badafite ibitekerezo byabyara amafaranga, ahubwo ni ba bantu bifuza guspendinga amafaranga batazi no gukorera. Icyo gihe uzamenye kuri muri zone y'abantu babi batagufasha kwivana muri ubwo buzima bw'ubukene ubayemo. Nimba uhorana na ba bantu bahora bakubwira ngo ntibishoboka, menya yuko uri kumwe n'abantu batazigira bagufasha kuba bagukura muri ubwo bukene wibereyemo. Ibaze nimba uhorana na ba bantu bakubwira ngo reka ibya business dore byarakunaniye, ntibanaguhe n'igitekerezo cy'icyo wakora kugira ngo nawe ubashe kuba wakivana muri ubwo bukene urimo. Abo bantu rero ntago ari inshuti nziza. Nimba ushaka kuba wakivana muri ubwo bukene urimo, ugomba gutangira kwiga kubareka. Iyo uhorana bene nk'abo bantu, uhorana ibitekerezo biguca intege mu buzima, ntabwo ushobora kuba wakira motivation yo gukora ikintu runaka. Reka nguhe urugero rutoya. Nimba zimwe mu nshuti zawe ari ba bantu bahora mu kabari bajya kunywa inzoga buri munsi, menya yuko nawe uzaba nkabo. Kabone nubwo none nabikubwira ukavuga ngo oya ntibishoboka, ariko amaherezo nukomeza kubana n'abo bantu nayo bizarangira umeze nkabo. Ariko nimba inshuti zawe ari ba bantu batekereza uburyo ki bakiteza imbere, nawe ugeraho ubuzima bwawe butangira kurabagirana kubera kugira inshuti nziza. Rero menye yuko kuba mu gatsiko k'abantu batakubaka kari ikimenyetso cyiza kikwereka yuko uzakomeza kwiberaho muri ubwo buzima bw'ubukene. Munyemere twinjire mu gice cya 3 cy'uburyo ushobora guhinduramo ya myumvire yawe. Nimba ari ufite ya myumvire izaguhoza kubaho muri bwa buzima bw'ubukene, uyihindure maze nawe ubeho mu buzima wifuza kuba wabamo, kuko ndabizi neza nta muntu wifuza kuba yabaho mu buzima bw'ubukene. Nimba usanze hari bimwe mu bimenyetso ufite bikugaragariza ko ushobora gukomeza kwibera muri ubwo buzima bw'ubukene, wicika intege uvuge ngo birarangiye. Oya, ahubwo hari ibyo ugomba kuba wahindura maze nawe ukazisanga ubuzima bwawe bwarahindutse. Ibyo nibyo tugiye kuba twarebera hamwe muri kino gice cya 3. Ubukire ntibutangirira mu mufuka, butangirira mu mutwe. Tangirira ku bintu bito bito, wiga gutangira kwiga kuzigama ndetse no kwiga kwiyungura ubundi bumenyi bushyashya, usoma ibitabo ndetse wumva n'ibindi biganiro nk'ibi kuri LoveTime/p. Unirinde n'abantu baguca intege mu buzima. Genda ubihindura buhoro buhoro, hanyuma y'imyaka mike uzasanga ubuzima bwawe bwarahindutse. Kandi ugibuka ko nta muntu n'umwe wavukanye ibyo atunze kuri ubu ngubu, ahubwo bose bavutse ntabyo bafite, gusa bitewe n'ibitekerezo ndetse n'ibikorwa bagiye bakora nibyo byagiye bibaganisha kuri iryo terambere bafite ubu ngubu. Nawe rero tangira kuri utwo duke ugenda ubona, wicika intege ngo imyaka yarakujyanye. Tangira ubikora ubu ngubu maze ureke ubuzima bwawe nawe butazahinduka. Wenda ushobora kuba utazavamo biliyoneri wa mbere ku isi, ariko hari intambwe uzatera mu buzima bwawe, hari icyiciro wavamo ukajya mu kindi. None se nshuti yanjye, mu mibereho y'ubuzima bwawe bwa buri munsi urabona ari ibihe bimenyetso bikugaragaraho? Ese basi hari icyo wize cyakugirira umumaro mu buzima bwawe bwa buri munsi? Ese wisanze uri mu nzira y'ubukire cyangwa uri mu nzira y'ubukene? Andika igitekerezo cyawe aho hasi muri comment, dukomeze twige twese. Kandi ntiwibagirwe kugenda udakanze subscribe nimba ari ubwa mbere wigeze kuri LoveTime/p. Nimba ino video wayishimiye kanda like kandi wibuke kuyisharinga ku nshuti zawe kugira dukomeze tuganire ku ngingo zakubaka ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ni naha dusoreje ikiganiro cyacu. Ndagushimiye twabanye kuva aho twatangire kugeza aho dusoreje, kandi nkwifurije amahirwe masa mu rugendo rwo kubaka ubuzima bwawe bukaba bwiza kurushaho. Mwakoze kubana nanjye. Imana ikomeze ibarinde.